welcome to my YouTube channel, Shushu TV. Hello, tuguhaye ikaze. Kwikinisha ni kimwe mu bintu bitari byiza, umuco utari mwiza dushingiye ku madini, mu myemerere y'abantu, haba ya Gikristo, haba ya Kisilamu, haba n'ahandi hagiye hatandukanye. Kwikinisha bifatwa nk'umuco mubi kandi cyane, dore ko bamwe na bamwe mu ba scientifique bavuga ngo ni byiza, n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko uyu munsi yo wabaswe n'ingeso yo kwikinisha itari nziza, nkangira kubikubwira, sinyishyigikiye, ndetse n'abandi duhuje kimwe nawe ubikora ndabizi neza ko utabishyigikiye, ahubwo byabaye nk'indwara yakubase. Rero ndashaka kuguha umuti, ndashaka kuguha uburyo cyangwa se intambwe 26 cyangwa se step 26 wakoresha ukareka umuco mubi wo kwikinisha, hatejo bitazakuviramo indwara zigiye zitandukanye. Harimo kuba warashakanye n'umuntu ntakunyure kubera ko wamenyereye kwikinisha, habe kuba havamo izindi ndwara zigiye zitandukanye nko kwangirika kw'imyanya myibarukiro yawe n'ibindi bigiye bitandukanye. Intambwe ya mbere rero tudatinze amagambo, ariko nyabuna mbahaye ikaze ni kuri Shushu TV. Vuba mushyashya tuguhaye ikaze, usibe ukoze subscribe, wiyandikishe ku muryango wacu kugira ngo ibiganiro nk'ibi byubaka ubuzima n'umuryango muri rusange bitazajya bigucira. Ubaye usanzwe wowe ugenda ukagaruka, nimwe turabanyamugisha kugira mu biganiro byacu bya buri munsi. Intambwe ya mbere rero izagufasha kureka kwikinisha, banza wimenye wowe ubwawe. Ese mbiterwa n'iki? Ese ubundi kuki nikinisha? Icyo kibazo wowe kibaza ubwawe. Uri busange ari ukubera ko wenda umugabo wataguhaza, ari ukubera ko umugabo wataguhaza, ari ukubera izo prono wirirwa ureba, ari ukureba ibintu bigiye bitandukanye. Icyo kintu burya umunyarwanda ni wacu umugani mwiza nkunda cyane ati ngo aho kwica gitera, aho kwica gatera wakwica ikibimutera. Aho kugira ngo wowe tuguce muri societe ngo nuko wikinisha nubwo tutakuzi, ari n'abaturi kugira, nubwo wowe ushaka kureba video ukatubumva ni we gihama. Aho kugira ngo ujye gukoresha ama video twabanya n'abakobwa ejo muri bakoresha bikaza on social media, which is so sad, birababaje cyane. Menya impamvu ibigutera, numara kumenya impamvu ibigutera urakurikizaho kugira gahunda y'umunsi. Urasanga izo mpamvu zose wabonye kugeza kuri Z zigutera kwikinisha, nuragize upange gahunda y'umunsi ku buryo izo gahunda ziburizwamo. Upange gahunda z'umunsi, ugire gahunda z'umunsi, ugire gahunda kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Ndaba ni muri ibi byanze bikunze umunsi urarangira unaniwe, ujye kuryama uruhuke, utekereze gahunda y'ejo uzakora mu gitondo. Icyo gikorwa kiba kiri kugira gute, kiri kuburizwamo. Intambwe ya gatatu rero ni ugukora siporo. Gukora siporo birafasha, biraruhura, bikurinda umwanya wo kwitekerezaho cyane, bituma hari ibitekerezo bimwe na bimwe bitari byiza biva mu buzima bwawe, biva no mu ntekerezo zawe. Kora siporo nyabuna nimba uri gushaka guhangana n'iki kibazo cyo kwikinisha, kuko ndabizi neza ko abantu benshi, urubyiruko rwinshi rubaswe n'iyi ndwara yo kwikinisha, which is so sad, which is not good. Rero tuyirwanye hakiri kare. Wowe rero birambe ubikora, koresha uyu muti kandi biri bugufashe byoroshye cyane. Kora siporo, numara gukora siporo ukore akazi, ukore imirimo isaba ubwenge. Nimvuga ko isaba ubwenge, ukore ibintu bya bindi bigusaba gutekereza. Utekereza ngiye gukora iki, ese ntikora biragira izihe ngaruka. Use your brain, koresha ubwenge bwawe, koresha intekerezo zawe. Handi ujya kuryama uhita usinzira nk'akabebe utitekerezaho yani. Kora imirimo isaba gukoresha ubwenge. Ikindi kandi wakurikizaho, kora ibintu ukunda mu buzima bwawe bwa busanzwe bwa buri munsi. Hobbies, ibigushimisha, haba kureba filime, haba gukina umupira, haba gusoma ibitabo, haba ibyo byose ni muri za gahunda z'umunsi wapanze. Haba kureba filime, haba gutembera ukarelaxa, ukagenda n'amaguru utembera hirya no hino. Ibyo bizagufasha kujya kure ndetse no guhashya iki kinyagwa cy'umuco mubi. Ni umuco mubi kubera yuko nimba abantu bikinisha bakaba baziga gukoresha n'amavide, tubirwanya hakiri kare kandi birashoboka ko twabirwanya, sibyo? Ikindi kandi hindura ibitekerezo. Tugeze ku kintu cya 18, twahere kuri 23 tumanuka kugira ngo tuze kujya ku cya mbere. Hindura ibitekerezo, hindura impamvu iri gutuma ukora ibyo bintu. Yihindure kandi birashoboka byose. Mindset, how you set your mind is how you live. Uko wasetinze intekerezo zawe ni kubaho.
urifuza kuba gutya nubwo utakigira aka kanya, slow by slow, gahoro gahoro nirwo rugendo uzagenda ubigeraho. Hindura intekerezo. Ikintu cya 17, bahamwe n'abandi bantu muganire. Irinde, iyime wa mwanya wawe wenyine, wa mwanya wicara wenyine ukaba bored ugashiduka wisanze muri ibyo bikorwa bidahesheje Imana icyubahiro. Byirinde. Bahamwe n'abandi, jya kwiriga, rugane n'abandi, ujye mu bandi, niba bari gukora imirimo naho bafashe, mwicare murebe filime, muteke, kunda kuba hamwe n'abantu cyane, wirinde kuba wenyine. Ikintu cya 16, meditation. Ukeneye wa mwanya wo kumedita, gutekereza, ugatekereza kandi ugatekereza uvuga ati this is for my own good, ibi ni ku bwanjye, ndi kubyigirira, ndi kubyikorera, ugakomeza ugafightinga, ugakomeza ugahatana. Ibi tubijyanishe no kunywa itabi. Abantu banywa itabi cyangwa banywa inzoga, iyo ashaka kuzireka ntabwo ahita zivaho ako kanya. Tuzakora n'ibyo biganiro ku bantu bashaka kubireka, bizagende bibafasha umunsi ku wundi. Sibyo, ntabwo ahita, ni slow by slow, gahoro gahoro. Kora meditation, utekereze, ushyire ku murongo ibyo ushaka gukora kandi uri bubigereho hamwe n'Imana. Icyo 15 rero, ugomba gukora ibikorwa by'ubugira neza, gufasha abantu. Gufasha burya hari ikintu abantu tutazi. Iyo ufashije umuntu nubwo wamuhaye igiceri cy'ijana, bikuve ku ndiba y'umutima bitekerejeho, hari igikorwa cy'ubugira neza bigusigamo mu mubiri wawe, mu ntekerezo zawe ndetse no mu bikorwa byawe. Imakaza umuco wo gufasha abantu, bizajya bikwibagiza iyo mico ya sekibi, nujya no kudohoka ugiye kubwira ati nabikora bigatuma ya neza nagize ipfubuza. Ikindi kandi ugomba kwirinda ibitera ibyo bintu nyine byose, harimo ayo maporno ureba, harimo izo filime zo koza soni, harimo ubwigunge kuba wenyine n'ibindi bigiye bitandukanye. Ugomba kubyirinda ukajya kure yabyo. Icya 13, ugomba gusabana na famiye yawe, ugomba kubana na famiye yawe, ukaba hafi yabo, ukirinda kuba wenyine. Ikindi cya 12, fata gahunda y'ubuzima bwawe bwa buri munsi. Menya ko icyo kintu uri gukora gishobora kwangira ubuzima, gishobora kwangiriza ubuzima none ndetse no mu hazaza. Bikore for lifetime, byigirire by'igihe kirekire, ubyirinde, sibyo. Ikindi cya 11, ugomba kwishimira intambwe ntoya uri gutera mu buzima. Ubundi niko byakagombye kugera ubuzima bwacu bwa buri munsi. Hari igihe uba mu bitwa ati mana why ntagerayo kuki, slow by slow, gahoro gahoro nirwo rugendo. Jya ushimira Imana kandi ushimira Imana, ntabwo uhita ushaka kugaya ngo tubireka mu kwabi, ariko ni gahoro gahoro kandi uzabishobora, tuzabigeraho. Ishime kubw'intambwe wamaze kumenya kubana n'abandi, wamaze gukora meditation ukitekerezaho, wamaze gusoma ibitabo, gukoresha ubwonko kubyo unaniwe. Shima kubw'ibyo umaze kugeraho. Nimba wabikoraga buri munsi ukabikora rimwe mu cyumweru, ukwezi kuzirenga, 2 yirenge, ushiduka ari umuco mubi wavuye mu buzima bwawe, sibyo. Shimira intambwe ntoya rero uri kugenda utera. Icya 10 rero, ugomba gushyira intego mu bikorwa. Kazi ingamba nyuma yo kubona ko watangira urugendo hakaba hari ibyo umaze kugeraho, kazi ingamba kandi wiri kujya. Cya 9 rero, iga gutuza muri wowe, relax, tuza, wiba nk'umusazi, wikumva umeze nk'abandi banywa ngo ni widi, ni biki babyita gute mu mvugo, ni rumogi, yarubuze yenda gusara, tuza. Hahandi wumva wenda gusara tuvuga ati ndi shitani iri kubitera, ujye kure nabyo, sibyo. Tuza muri wowe. Icya 8 rero, iga kubaho wishimye mu buzima bwawe bwa buri munsi. Komeza kwirinda ko iyi ngingo ikomeje kugarukamo kenshi nubwo ivuzwe mu buryo butandukanye. Komeza kwirinda ibintu bituma uhuga, komeza kwirinda ibintu bituma uba wenyine, komeza kwirinda ibintu bigusunikiriza kuba ahantu hawe n'ahantu hafunganye. Niho hatuma hasanga wabuze ibyishimo mu buzima bwawe bwa buri munsi, ukajya kubishakira mu nzira itari ya nyayo, itari nziza, ishobora kwangiriza haba nonaha ndetse n'ahazaza, ndetse ikanatuma witeranya n'umuremyi wawe kubera gukora imico mibi nk'iriya igayitse, sibyo. Icya 7 rero, nimba ubona ahantu ugeze, niba izo step zose tumaze kubona 20 zingahe, umaze kuzicumira zingahe, umaze kuzikora ukabona bitarajya ku murongo neza, shaka umujyanama, therapist, cyangwa se bariya aba sexologist bafite inararibonye ku bijyanye n'imyororokere, akugira inama ati ko mfite ikibazo. Harimo n'abagabo babikora bubatse, harimo n'abagore babikora bibatse, harimo n'abakobwa babikora bakiri abana batoya, nk'abariya babusohotse ejo buri mu macupa, hari n'abandi bakoresha ibindi bigiye bitandukanye. Ukabuze gusumwa n'umukobwa ari umugore kurusha umugore kubera uyu muco mubi yahutsemo. Egera umujyanama, umugisha inama, mfite iki kibazo iki n'iki, nkora iki, mbigenze nte, ko ndi ku ntambwe yo kubireka bwa byaje nkora iki,
ubwo buryo bwose buzagufasha. Icya gatandatu rero, kora ibikorwa bigushimisha, kubyina, kureba filime, ibintu nk'ibyo nyine bituma ubwonko bwawe buruhuka kandi bukajya kure cyane y'ibyo bitekerezo. Icya gatanu, koresha igihe cyawe neza kandi ugikoreshe mu bintu bigufitiye umumaro. Irinde kuba wenyine, niba uri mu kazi gakore, utahe umesa, uryama, uteka, ibintu nk'ibyo, kandi ukoresha igihe ku byo ubona ko igihe cyawe umunsi wawe utagupfiriye ubusa, ujye kuryama wumva unaniwe, usinzira nk'akabebe rwose kakiri gato cyane. Icya kane, tugana ku musozo, gira disipurine. Disipurine mvuga hano, ntuyumve nka disipurine imwe yo ku ishuri bavuga ngo ntiwatebeje bakahita bagukura amanota 5. Yumve nka disipurine yo gukora bya bintu wiyemeje gukora kandi ukabikora uko wabipanze. Ndashaka kureka itabi, ndariretse. Ndashaka kureka inzoga, mbivuyeho. Ndashaka kwica kuri kiriya kigare kinjyana mu mico mibi, ndabiretse. Ndashaka kureka kwikinisha, ndabiretse. Discipline, iyo ni rwo rwego rwa discipline turi kuvuga. Gira discipline mu byo ukora. Icya gatatu rero, ongeramo umwete mu byo wiyemeje. Shyiramo imbaraga, imbere ni heza, byose birashoboka. Kandi bibuka ko Umunyarwanda yavuze ngo ukiza indwara arayirata. Nuyikira ukabona bimeze neza, iyo nama uzayigirira abandi. Uzaba urokoye umutima wawe, urokoye umubiri wawe, ndetse urokore n'abandi. Gusaba no gusanga izi video kugira ngo igere ahantu henshi hashoboka, kubera ko hari abana benshi ishobora gufasha. Iya kabiri, gana muganga nyabuna. Gana muganga noneho igihe byanze. Waganye umujyanama w'ubuzima yakubwiye byanze, gana muganga. Mu gusoza, igihe ibyo byose byanze wabigerageje bikanga, umuco ugakomeza ukagusumbya ingeso isunga Imana. Nicyo cya mbere, nicyo twagahereyeho, ariko nakoze down, nahereye kuri 23 marka kugira ngo tugisorezeho, kugira ngo wowe wageze kuri iyi video cyangwa kuri uyu mwanya bigufashe by'umwihariko. Senga wiyagize Imana, nta kinanira Imana, ntibibaho.